Ukwezi kwa gatatu kose n'ukwezi akarere ka Kicukiro kari kahariye umuturage ahakozwe ibikorwa binyuranye biteza imbere imibereho myiza y'umuturage n'iterambere rye. Mu murenge wa Niboye uku kwezi kwasojwe ku cyumweru tariki ya 3 Mata hasiburwa ibimenyetso byo mu muhanda birimo za dodan, inzira z'abanyamaguru zizwi nka zebra crossing ndetse na za bordire z'imihanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Murebwayire Jean d'Arc akavuga ko byari ngombwa kugira ngo babungabunga ubuzima bw'abakoresha iyi mihanda. Aha twasibuye kimwe n'ahandi hirya no hino tuhafite ibikorwa by'uruhurirane, harimo amashuri, harimo kiliziya ndetse na za modoka z'urujya n'uruza zisanzwe zihakorera. Twifuza ko abaturage bacu bagira umutekano mu by'ukuri, yaba agiye guhaha agataha amahoro atagize accident. Ni igikorwa abashoferi bishimiye nk'uko uyu twaganiriye abigarukaho. Mbere ntabwo zagaragaraga neza, ariko ubu nyine iyo bazisibuye yitwaye ikinyabiziga umunyamaguru nyine agiye kwambuka itubona ko ari inzira z'abanyamaguru ukagabanya umuvuduko, ko ari igihe umugenzi ashobora kwambukiranya utamubonye nyine ukabura mugongo. Iki ni igikorwa kandi cyanishimiwe n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange. Izi mbaraga ubuyobozi bw'igihugu cyacu bushyiramo kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere ntacyo byaba bitumariye dukomeje gutakaza abaturage kubera impanuka. Ndashima rero ubuyobozi bwa Niboye ndetse n'urwego rwa polisi rwifatanije natwe kugira ngo twongere duhiture babaturage, twongere duhiturane imihanda itwara amafaranga hitwara ubuzima bw'abantu. Kugira ngo aka kamaro kagerweho ariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP René Irere aributsa uruhare rw'abashoferi ndetse n'abanyamaguru mu mikoreshereze myiza ya za zebra crossing. Dukunze kwibutsa abanyamaguru uburyo bagomba kwambukiranya umuhanda, ko bagomba kwitwararika, akabanza agahagarara, agatuza, akareba uburyo, akareba ibumoso, akabona kwambuka umuhanda atari kuri telefone agenda akataje ariko atirukanka. Kandi n'abatwara ibinyabiziga tubasaba buri gihe yuko iyo agenda yegereje aho ngaho ku nzira z'abanyamaguru agomba kugenda gahoro, byaba ngombwa agahagarara akabanza akareba yuko hari umunyamaguru utegereje kwambuka. Mu bindi byakozwe mu kwezi kwahariwe umuturage mu murenge wa Niboye harimo kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima, aho bapimwe kubona indwara zitandura, ndetse mu rwego rwo gukemura amakimbirane yo mu ngo hanabayeho icyumweru cy'abunzi aho bashoboye kunga imiryango yari ifite amakimbirane. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro.